aha turagarutse rero hamwe n'undi muhanzi nyuma yo kumara guherekeza korali twari dufite yo muri Eglise Catholique batubwira bati dufite konseri ariko kandi turi kumwe n'undi muhanzi ndagira ngo atangire atwibwira mwitwa bande. Murakoze cyane, nitwa David Kwizera. Yego. Ndi umugabo mfite umudamu n'abana, Imana ishimwe cyane. Mu buzima busanzwe umuntu ukora iki? Ndi umutayeri, ndi umudozi ubizi neza. Nkorera hano mu mujyi wa Kigali. Ni hano mu nyubako ya Chic. Niho nkorera, ndadoda nkanacuruza ibyo ndoda. Nkadodera abantu batandukanye, abageni, ibirori, amakampani, amakorari, kandi mbikora neza cyane. Urakoze cyane. Ibyo bintu no kuririmba bihurira he? Umva, kuririmba ndabikunda cyane, no kudoda kandi nkabikunda cyane, ariko kuririmba nkunda kubikora nijoro. Nta gihe kinini cyo kuryama ngira. Ku manywa mba ndi mu kazi, ariko nijoro nkunda gutegura ibyo kuririmba cyane. Hanyuma nkazashaka noneho umwanya wo kujya muri studio ngakora, kuko byose ndabikunda kandi mbikora neza. Urakoze cyane. Umaze gukora audio zingana iki, video zingana iki? Audio mfite ibi bintu mbimazemo igihe kinini, nubwo nabitangiye 2011. Nubwo hari indirimbo nagendaga nkora muri za studio nyine umuntu akizamuka ziciriritse cyane. Yego. Icyo gihe ndumva nari nakoze album y'indirimbo 12. Ariko nyuma naho ntangiriye kugera mu studio akomeye yaba bagabo ba Barinabe, niho natangiye kugenda nzisubiramo. Ubu audio numva mfite zikoze neza, ndumva ari audio 6. Ariko izindi nazo ndi kugenda nzisubiramo, ndumva gusa ni nyinshi, mu gitabo ho hari nyinshi cyane. Urakoze cyane. Imbuga nkoranyambaga zawe ni izihe? Imbuga nkoranyambaga zanjye cyane cyane aho nkora nshyira indirimbo ni kuri YouTube. Channel yanjye yitwa David Kwizera Artiste. David Kwizera Artiste. Yego. Nkagira izindi mbuga nanone Instagram, ariho ncisha cyane cyane ibijyanye n'ubudozi. Ni Clothing David. Clothing David. Yeah. Umuntu wakunda ibihangano byawe cyangwa se umuntu wakwiyambaza yaca kwihe nimero? 078 50 79 70. Yego. 2. Urakwisubiremo? 078 yego 50 79 70 2. Aha. Barinabe, uyu mugabo kumukorera audio birakorohera? Nukuvuga ngo umugabo uko byasa kose uburyo twahuye yabaye ari nk'ibintu mbese nk'imirimo y'Imana barikoreye, ariko no kuvuga mu buryo bwo kumukora indirimbo ntabwo bigoranye. Technique banze bagushake bagushyireho neza. Aha, twagiye. Yego. Uburyo bwo kumukorera indirimbo uyu mugabo ntabwo bigoranye cyane, kuko usanzwe ubona ari umunyamuziki ubikora nk'aho ari umwuga. Yego. Abikora nk'umuntu bisobanukiwe. Yego. Hanyuma studio yanyu yitwa? Studio yacu yitwa Faith Record, ikorera hano ku Gisozi. Yego. Aho bita mu Kigarama cya Gisozi, ku bantu bahaza. Ubwo ukaba ukora audio? Kuvuga ngo nge mpari nk'umuproducer ukora indirimbo za audio. Ariko dufitemo n'abakora indirimbo z'amashusho n'ubundi. Okay. Rudasingwa ubwo nawe aratubwira ku bijyanye na studio muri rusange, ariko kandi turinjira muri video. Gukorana n'uyu muvandimwe audio cyangwa se video mubona byoroshye? Murakoze. Nkuko bivuze Olivier, nitwa Rudasingwa Jean Pierre. Studio rero dukoreramo ni Faith Record. David rero ni umuntu wumva cyane, ni umuntu uhereza igitekerezo akacyumva vuba, ndetse cyane cyane ko no kumukorera video, ko ngiye nkora video. Yego. Ni umuntu uzi kwitwara neza imbere ya kamera, ukabona nyine ntabwo agutindije cyangwa se bisabye kumuha ibitekerezo byinshi bivunanye. Rwose yitwara neza mu gikorwa cyo gukora indirimbo. Ubundi studio yanyu nzi ko mujya mufasha n'abahanzi bakizamuka kugira aho bagera. Mubafasha mu buhe buryo? Ese mushyiraho competition cyangwa se mushobora kubaha nimero umuntu ufite impano akaba yabegera mukaganira mu buryo bw'imikoranire? Yego. Abahanzi bakizamuka abanyumva nababwira nimero, turabafasha. Hari abahanzi baba bataragera kuri radio cyangwa se na televiziyo. Urugero, hari abagiye batambuka kuri televiziyo, turabafatanya bikorwa n'iyi televiziyo. Namwe kandi turabashimira yuko mudufasha
mukadufashiriza abahanzi kuzamuka. Ubwo rero abahanzi bakenera studio gukora indirimbo cyangwa se kugana televiziyo, ni nimero twabaha, nimero bajya baduhamagaraho 0788 6 7 5 1 0788 6 7 5 cyangwa se 0788 5 6 3 4 0788 5 6 3 4 ubwo ni yanjye iya mbere ni ya producer wa Audio Barnabe. Murakoze cyane, ngira ngo nandi masita ajya atandukanye mujye mutugaragariza impano mufite, abahanzi mufite, ibyo bakora bigiye bitandukanye, tuba dukeneye kubimenya kugira ngo tubashe kubiha abanyarwanda. Ibyo bihangano mukora, ayo audio mukora, ayo video mukora, ni byiza ko mugomba kuzana abo bahanzi tukabironshinga ku mugaragaro nk'ibi ngibi, kuko tuba dukeneye ko izo mpano zizamuka, tuba dukeneye ko tukuka abandi bahanzi bamwiyobokamana mu buzima busanzwe, tuba dukeneye abo bantu nyine kugira ngo nabo baza bafite n'abandi mu kibuga cyo kugira ngo abantu baririmbe cyangwa se abantu baramye impano. Izo mpano tugakugumya kugenda tuzisiga hasi kandi zagumye kugira akamaro mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo namwe turabashimiye kwa mwaravuze muti twebwe impano tugerageje kuzamura, impano turi kubona tukabona ishoboka, tuzatibazana kugira ngo nirusheho kugenda neza. Hanyuma rero reka dusubire ku muhanzi wacu muri rusange, aturirimbire mu minota 15 mucuranze. Zamura tugende. Murakoze cyane. Reka mbaririmbira indirimbo nise dukore imirimo myiza, kuko ariyo izaduherekeza, niyo tuzagerana imbere y'Imana. Yemwe abakiriho, yemwe abagihumeka, yemwe banyamahirwe, ni muntega amatwi, mwe mutashyizwe mu nda y'itaka, mwe mukivuga bikemera, mukaryama mukabyuka mukareba mukabona, turabanyamahirwe turabanyamugisha. Imana itwongeje igihe cyo kuyikorera, muze dutunganye ibidatunganije, naho uwapfuye we byararangiye, erega bugikuzimu nta mirimo n'imigambi. Dukore dushaka imirimo izaduherekeza nidutaha, turabashyitsi iwacu sinaha, iwacu ni mwijuru niho tuzaba, dusahura isi tubitse mwijuru, aho tuzabisanga tukabibamo. Haleluya. Dukore erega nshuti, uwabyawe n'umugore aramaye igihe gitoya cy'umubabaro, tumeze nk'uburabyo burabya mu gitondo, nimugoroba ntibongere kububona. Aha turi hari huzuye abantu benshi, aboroheje n'abakomeye, turi mu kinyejana cya 21, buri kinyejana cyari gifite abantu nk'aba, buri kinyejana gishirana ubutaka bwamize benshi cyane, buradutegereje natwe mujye mubimenya. Dukore tugifite igihe, dutunganye ibidatunganije,
dukore dushaka imirimo izaduherekeza nidutaha. Turabashyitsi iwacu sinaha, iwacu ni mu ijuru niho tuzaba. Dusahura isi tubitse mu ijuru, aho tuzabisanga tukabibamo. Dukore dushaka imirimo izaduherekeza nidutaha. Turabashyitsi iwacu sinaha, iwacu ni mu ijuru niho tuzaba. Dusahura isi tubitse mu ijuru, aho tuzabisanga tukabibamo. Karero mbaririmbire n'indirimbo nise ubwo azaza. Yesu ubwo azaza. Nkunze kuririmba indirimbo cyane zivuga kugaruka kwa Kristo, cyangwa se dukora imirimo myiza izaduherekeza. Nibyo bintu numva nkunda, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be. Umwana w'umuntu bwazazana n'abamarayika be, azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azaba hateraniye. Azarobanura abantu nk'uko umwungeri atandukanye ihene n'intama. Ihene azazishyira ibumoso bwiwe, intama zishyira iburyo bwe. Umwana w'umuntu bwazazana n'abamarayika be, azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azaba hateraniye. Azarobanura abantu nk'uko umwungeri atandukanye ihene n'intama. Ihene azazishyira ibumoso bwiwe, intama zishyira iburyo bwe. Azaba ari umunsi utigeze kubaho kuva iyi si yaremwa. Azaba ari umubabaro ku banyabyaha, azaba ari umunezero ku bakiranutsi bakoze imirimo yo gukiranuka. Haleluya. Bari iburyo bwiwe, muzabo data yahaye umugisha. Muragwe ubwami mwatunganirijwe kuva iyi si yaremwa. Narishonje murangaburira, nari mfite inyota mumpe icyo nywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari umushyitsi murancumbikira, nari mu bitaro murangemurira, nari ndwaye muransura. Bazamubaza bati mwami twakubonye ryari, tugukorera ibyo tubwiye ibyo. Azabasubiza ati ubwo mwabikoreraga bajya boroheje, ninjye mwabikoreye. Mujye mu munezero utazashira, kuko niwo mwakoreye.
azaba ari umunsi utigeze kubaho kuva isi yaremwa, azaba ari umubabaro ku banyabyaha, azaba ari umunezero ku bakiranutsi bakoze imirimo yo gukiranuka, azaba ari umunsi utigeze kubaho kuva isi yaremwa, azaba ari umubabaro ku banyabyaha, azaba ari umunezero ku bakiranutsi bakoze imirimo yo gukiranuka. Murakoze cyane rero, reka n'ubundi mbaririmbire n'indirimbo nise Igitabo. Ni indirimbo ishishikariza abantu cyane gusoma Bibiliya, atari ukuyisomerwa ahubwo kuyisomera, kuko nasanze inshuro nyinshi badusomera bihwanye n'irari ryabo, ariko iyo wisomeye Bibiliya aba ari byiza. Reka rero mbagezeho nanone indirimbo yitwa Igitabo. Murakoze cyane. Wa musozi we zaguterera, biruhanya we zakuminuka, wa nzira we zakurangiza, sizagwa mu nzira cyangwa ngo nsubire inyuma, aho nari maze guterera niho hanini, nari nsigaje hatoya ngo minuke, ariko sinari namenye ko natakaje igitabo kirimo amagambo meza yankomezaga, ngihabwa narabwiwe ngo nusoma neza iki gitabo uzanyura mu bikomeye byinshi, kandi uzagenda umenya aho ugeze mu nzira, umenye n'urugendo rusigaye, kandi nicyo uzerekana ku irembo rya rwa rurembo, bitume wemererwa kwinjira. Ese wowe uracyafite cya gitabo? Ese ubundi uracyasoma ya magambo akomeza? Ko numvise ngo bamwe mwarabitakaje, abandi mwarabihunitse, abandi mubigendana nk'umurimbo. Bagenzi nimusome mumenye iby'igihugu kiroga tugezemo. Kazuko hagati y'umusozi biruhanya, niho naryamye ndasinzira, maruhurira umubiri kandi karubakiwe kuruhuriramo umutima, sanga niho natakarije igitabo nagendanaga, ndagifata ndongera ndatera,
ndananirwa ngeraho tukamangenda maka izuba rirarenga burira ntara mu nzira buracya ndakomeza n'ubu ndacyari mu nzira ngenda nsoma ya magambo akomeza mbese wowe uracyafite cya gitabo ese ubundi uracyasoma ya magambo akomeza ko numvise ngo bamwe mwarabitakaje abandi mwarabihunitse abandi mubigendana nk'umurimbo bagenzi nimusore mumenye iby'igihugu turoga tugezemo haleluya 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 usome bibiliya mwisomere 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 uracyafite cya gitabo ese ubundi uracyasoma ya magambo akomeza ko numvise ngo bamwe mwarabitakaje abandi mwarabihunitse abandi mubigendana nk'umurimbo bagenzi nimusome mumenye iby'igihugu kiroga tugezemo se uracyafite cya gitabo mbese ubundi uracyasoma ya magambo akomeza ko numvise ngo bamwe mwarabihunitse abandi mwarabitakaje abandi mubigendana nk'umurimbo bagenzi nimusome mumenye iby'igihugu kiroga tugezemo ya murakoze rero kubw'izi ndirimbo mukomeje gutega amatwi mfite rero indi ndirimbo izi ndirimbo majije kuririmba video zazo zirahari ziri kuri YouTube David Kwizera artiste yitwa igitabo yitwa dukore yitwa ubwazaza nkaba rero mbasaba ngo mujyeho rwose muzirebe n'ubundi bufasha bwo kuri YouTube muzi gutangwa nabwo mubumpe nta kibazo ntacyo bitwaye murakoze cyane akaba rero indi ndirimbo nanone ndimo ndakorera video ikaba iri busoke muri iki cyumweru tugiye gutangira ejo nkaba rero ngira ngo mbakupezeho gatoya kuri audio yayo ni indirimbo yitwa igihugu tujyamo igihugu tujyamo kirahari hari abantu bavuga ko igihugu tujyamo kidahari bakavuga ngo mwaribeshye ariko iravuga ngo igihugu tujyamo kirahari bageze Kadeshi y'Ibaruneya Uwiteka abwira Mose ati toranya abagabo 12 ubatume mu gihugu bajyanyemo barebe ko gihari barebe uko kimeze inkuru bazagarukana izabatera imbaraga zo gukomeza inzira mudacogora icyo bazababwira kizabatera kumenya yuko igihugu bajyanamo ari kiza
igihugu tujyamo kirahari kandi turi hafi yo gushyika dore imisozi yaho dutangiye kuyibona ni hafi si kure ngaho musiganwe barangije igikombe cy'igicucu cy'urupfu babona agasozi karekare keza umurinzi wakababwira ngo naka Emanweli yakubakiye abagenzi baganiwe bagahagararaho bakitegera igihugu bakareba ko gihari bakareba katababeshye ubwiza bw'icyo gihugu bukabatera gukumbura bagakomeza inzira ntibacogore ubwiza bw'icyo gihugu bukabatera imbaraga bagakomeza imbere ntibacogore bagenzi igihugu tujyamo kirahari kandi turi hafi yo gushyika dore imisozi yaho dutangiye kuyibona ni hafi si kure ngaho musiganwe bagenzi igihugu tujyamo kirahari kandi hafi yo gushyika dore imisozi yaho dutangiye kuyibona ni hafi si kure aho musiganwe haleluya harahari mu ijuru harahari haleluya mu buryo bw'umwuka tugerayo tugatambagizwayo tukabona tukerekwa bikeya mu byiza biharimbishije bikadutera gukumbura kuzabayo ibyo amaso atarabona n'ibyo amatwi atarumva ibyo nibyo tubikiwe iwaciyo turebesha amaso tukabibona ibimenyetso Yesu yadusigiye bizatubwira yuko turi hafi yo kugera muri icyo gihugu ibyo amaso atarabona n'ibyo amatwi atarumva ibyo nibyo tubikiwe iwaciyo ibyo amaso atarabona n'ibyo amatwi atarumva ibyo nibyo tuzabona tugezeyo bagenzi igihugu tujyamo kirahari kandi turi hafi yo gushyika dore imisozi yaho dutangiye kuyibona ni hafi si kure ngaho musiganwe bagenzi igihugu tujyamo kirahari kandi turi hafi yo gushyika dore imisozi yaho dutangiye kuyibona ni hafi si kure ngaho musiganwe bagenzi igihugu tujyamo kirahari kandi turi hafi yo gushyika
dore imisozi yaho dutangiye kuyibona, ni hafi si kure ngaho musiganwe. Bagenzi bagenzi igihugu tujyamo kirahari, kandi turi hafi yo gushyika. Dore imisozi yaho dutangiye kuyibona, ni hafi si kure ngaho musiganwe. Bagenzi igihugu